murabyibuka neza nk'ibyabaye ejo uwo bita Diamond Platnumz ubwo yari ari mu gihugu cy'iwabo cya Tanzania abigaruka avuga ati igihugu cyacu nka Tanzania dukeneye ibikorwa remezo bimeze nk'ibyo mu gihugu cy'u Rwanda kubijyanye n'imyidagaduro. Bidatinze perezida yahise abitangaho komantera bigaruka yuko hari ikintu bagomba gutegura, ndetse n'uwo bita David ubwo yari ari mu kiganiro n'itangazamakuru yigeze kubigaruka avuga ati uko biri muri Afrika tumaze gutera imbere ndetse n'imitegurire yaho kwidagadurira ndetse n'ibindi biri kuzamuka, ariko avuga ko mu gihugu cy'iwabo muri Nigeria bitari byazamuka nko mu gihugu cy'u Rwanda. Bigarukaho abo bose bagiye babigaruka ndetse n'abandi bahanzi n'abanyapolitiki mwaribonye ko mu minsi yashize umugaba mukuru w'ingabo muri Uganda yabigarutse avuga ati mu gihugu cy'u Rwanda ho tugiye gutegura umushinga ujya gusa nk'uwabo. Gusa ariko n'uwo bita Jose Chameleone wari uri mu gihugu cy'u Rwanda ho yaraje mu gitaramo kigomba kuba muri ijoro ryo ku cyumweru hara muri Kigali Universe, nabo yabigarutse avuga ati ndashimira perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ni ibintu bidasanzwe nk'igihugu cy'u Rwanda uburyo bari gutera imbere. Gusa ariko mbere ko tubyinjiramo neza umenye uti ese bimeze biti kijyanye n'ibi ngibi bagiye bagarukaho ndetse amagambo yatangaje Jose Chameleone, ese n'ibindi bya Chameleone mu gihugu cy'u Rwanda bimeze biti by'ibitaramo ndetse n'ibibazo yagiye ahura nabyo n'abamubonye babaye ku kibuga cy'indege byari byagenze biti. Ibyo nibyo ngira ngo twinjiremo neza. Icyo ngusaba ni kimwe gusa no gukanda subscribe ubundi tukajya tubana buri munsi, mwibutsa yuko njye buri kumva kuri mikoro ni Philox Aime. Gusa ariko ndaza kuguha ikaze muri ubu buryo. Gusa ariko nanone tudatinze ndagira ngo nkwibutse yuko bita Jose Chameleone murabyibuka byari mu ijoro ryo kuwa kane, murabyibuka nibwo twamenye amakuru yuko no mugabo mu gihugu cya Uganda Jose Chameleone guturuka mu muryango wa Mayanja yamaze gufata rutema ikirere imukuri Kampala imuzana mu gihugu cy'u Rwanda aho yaraje muri iki gitaramo agomba gukorera muri Kigali Universe. Na amakuru twamenye ko mu ijoro ryo kuwa kane nibwo yavuye Kampala. Gusa ariko byari biteganyijwe yuko ari bugere mu gihugu cy'u Rwanda mu masaha y'ijoro mu masaha 5 gutyo. Gusa ariko siko byaje kugenda kuko haje kubaho ikibazo cy'indege yaje gukererwa imwiramusiga azana n'indi irangije ntiyamuzana direct mu gihugu cy'u Rwanda ahubwo imunyuza ahandi. Niho benshi babonye Chameleone ku kibuga cy'indege nta muntu yavugishaga, yaje yarakaye. Abenshi baribaza bati ese byatewe n'iki? Ese Jose Chameleone kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'imyaka myinshi atahagera byaba bitewe n'iki? Muri ubwo buryo abari bari ku kibuga cy'indege bamwe mu banyamakuru bagenzi bacu bari bagiye kumukoresha interview ntago byakunze. Gusa ariko wowe bita DJ Bias n'umwe mu bantu bagaragaye cyane bari kumwe n'uyu muhanzi bita Jose Chameleone muri iyi minsi, nawe turaza kubigarukaho neza. Gusa ariko bidatinze nibwo twaje kumenya n'inkuru tubwira yuko bita Wizo Manizo murumuna w'uyu muhanzi bita Jose Chameleone wo muri Uganda we n'umugore bita Teta Sandra nabo bidatinze bari bamaze kugera mu mujyi wa Kigali aho bari baje gushyigikira uwo bita Jose Chameleone. Gusa ariko andi makuru twaje kumenya nuko uyu Wizo bundi Sandra yaramuzanye ngamwereka umuryango we abereka umugabo we ndetse anabasore. Gusa ariko mbere yuko ibyo byose biba cyangwa se icyo gitaramo cya Chameleone gitangira hari ibintu byinshi byabanje kuba yabanje gukora ibiganiro n'amateleviziyo atandukanye ndetse n'amaradiyo. Yagiye kuri Kiss FM, yagiye mu kiganiro kuri RBA icyo bita Versus ari kumwe n'uwo bita Lucky Nzeyimana. Ndibuze kugaruka ku magambo yatangarije amakomeye benshi bagarutseho ndetse no mu gihugu cy'iwabo cya Uganda bayagarukaho. Gusa ariko ni byinshi yagiye ajyamo, hari iyo bita Royal FM naho yarahageze ndetse ku bitangazamakuru byinshi bagenda bamubaza ibintu bitandukanye. Ndabyibuka ari ikiganiro kimwe nabashije gukurikirana kuva ku ntangiriro kugeza ku musozi ari kumwe no bita DJ Pius ndetse no bita Lucky muri iki kiganiro bita Versus. Nibwo baje kumubaza bati ese ni iki cyatumye ukomeza gukundwa kugeza kuri uyu munsi ukaba ugifite abafana bawe batajya bahinduka batajya bakuvaho indirimbo zawe baba barihebeye? Uyu bita Chameleone yaje kubasubiza yuko impamvu we ntago yigize atumuco wa karite y'indirimbo ye cyangwa se nyirizina cyangwa se umuziki we kuva na kera. Avuga yuko adakururwa n'injyana zindi zije, avuga yuko yagumye ku njyana ye, avuga yuko tubona amapianaje cyangwa se izindi njyana, avuga yuko watigeze ateshwa ku njyana ye kugeza kuri uyu munsi. Ariyo mpamvu abantu bayikumbura cyangwa se bumva indirimbo ijyanye nayo bakahita batekerezaho bita Jose Chameleone. Gusa ariko yaganiriye byinshi yagiye ahura na benshi mu byamare mu gihugu cy'u Rwanda. Murabyibuka ko press conference yabaye ku munsi wo kuwa gatandatu hariya muri Kigali Universe ari kumwe n'abanyamakuru batandukanye, harimo abo ku maradiyo ndetse no ku mateleviziyo baje kumubaza ibibazo bitandukanye. Gusa ariko yanitabiriye imikino ya bar, mwaramubonye yaje hara muri BK Arena ari kumwe na murumuna we Wizo ndetse n'abandi na timu ye bari bavanye hara mu gihugu cy'Ubugande.
Jose Chameleone wagiriye ibihe byiza mu Rwanda ndetse benshi banishimiye, agenda anyuzamo utuntu tw'udukoryo yishimira abanyarwanda uburyo yabaganirizaga ndetse akanyuzamo agakubitamo n'akanyarwanda. Nkwibutsa yuko umuhanzi bita Jose Chameleone yigize kubitangaza buriya mu myaka yo muri za 2008 gutyo, niba mbyibuka neza muri iyo myaka niba ntibeshye, yabaye mu gihugu cy'u Rwanda aho bita Nyamirambo. Numwe mu bantu asobanura yuko uburyo yabonye Nyamirambo yiheruka muri iyo myaka ndetse n'uburyo yabonye mu minsi yashize ejo bundi aza mu gihugu cy'u Rwanda, avuga yuko ari ibintu biri totally different. Avuga ko igihugu cy'u Rwanda ari ikintu cyateye imbere ku rundi rwego ndetse ashimira perezida w'igihugu cy'u Rwanda ndetse avuga ko anamukunda mu buryo bukomeye bitewe n'uburyo ari umwe mu bantu bafata inshingano ndetse bagasoza n'ibyo bavuze. Gusa ariko Chameleone yagize ibihe byiza cyane mu gihugu cy'u Rwanda, yasuye n'urwibutso rwa jenoside rwa Gisozi aho yunamiye imibiri y'abashyinguye cyangwa se imibiri iruhukiye hariya muri rwa rwibutso. Benshi bavuze bati Chameleone rwose Kigali urayitembereye kandi uduhaye show, turakwishimiye cyane. Gusa ko mwibutsa yuko Chameleone numwe mu bantu afite igikundiro gikomeye. Murabyibuka mbere yuko aza muri ibitaramo yari yarabipanze na mbere, gusa ariko aza guhura n'ikibazo cy'uburwayi aho yari arwaye. Byavugwaga yuko iyo ndwara yatewe n'imikoreshereze y'inzoga nyinshi. Murabyibuka yuko yagiye kwivuza muri Amerika, hajya hanze n'amatangazo atandukanye avuga yuko ashobora kuba yitavye Imana, gusa ariko Imana iramurinda arakomeza aragaruka. Mu minsi yashize murabyibuka yuko yari ari hariya muri Kenya, aho yagiye gukoresha test y'ubuzima bwe cyangwa se kwisuzumisha. Ahavuye nibwo yaje guhura no bita The Ben hariya mu Buganda, aho The Ben yagiye mu gitaramo cye kumenyekanisha album ye bita Prince Love, aho bahuye ari kumwe n'ubundi na Weasel n'ubundi bakunda guhorana cyane. Aho bahuye benshi batangiye kuvuga n'amakuru avuga yuko hari korabi ishobora kuba igiye gusohoka. Gusa ariko nyuma yo guhura n'uyu bita The Ben n'undi yarari mu nzira zimuzana i Kigali, uyu bita Jose Chameleone kugera i Kigali nabigarutse mvuga uburyo bagiye bamwakira. Gusa ariko nagira ngo tugaruke ku ngingo y'uburyo yavuze uburyo akunda igihugu cy'u Rwanda. Ndaza kwifashisha igitangazamakuru bita Igihe cyandika, nibwo bagarutse kuri iyi nkuru bagendeye ku magambo n'umuhanzi bita Jose Chameleone yatangaje ubwo yarari mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu iyo bita RBA cyangwa se RTV wabivuga uko bishaka, ari kumwe no bita Lucky ndetse no bita DJ Pius wari wamuherekeje. Gusa ariko baranditse baravuga bati umuhanzi Jose Chameleone uri mu Rwanda aho yaje gutaramira mu gitaramo kizabira muri Kigali Universe, yatangaje ko yishimira iterambere u Rwanda rumaze kugeraho, avuga ko akunda perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Ubundi mu kiganiro yajyanye na televiziyo y'u Rwanda, Jose Chameleone ni yagaragaje ko ashimira perezida Kagame ku bikorwa bikomeye amaze kugeraho birimo iterambere, umutekano hamwe n'imiyoborere myiza. Abenshi cyo bagarutse bavuze bati icyateye Chameleone, gusa ariko nta nubwo ari abenshi babiketse niko Chameleone yabitangaje. Yavuze yuko kimwe mu bintu akundira perezida w'igihugu cy'u Rwanda no buryo igihugu cy'u Rwanda yakigejeje ku iterambere ryihuse ndetse n'umutekano ubuhari ndetse n'imiyoborere myiza. Mu magambo yaragize ati icyo navuga ku Rwanda nuko rurimo gutera imbere byihuse. Muvandimwe reba igihugu cyanyu, u Rwanda rurimo gutera imbere cyane, ibintu byiza cyane ku banyarwanda. Rero ni ahantu heza cyane, icyo mbakundira bavugisha ukuri ntabwo ari abatubuza. Aya ni amagambo yatangajwe n'uwo bita Jose Chameleone, uyu mugabo w'umuhanzi wo mu gihugu cya Uganda, avuga ati mw'abanyarwanda mwe murebe igihugu cyanyu ukuntu kiri gutera imbere, murebaho His Excellency Paul Kagame akigejeje, ni ibintu byo kumushimira ndetse n'ibintu akwiriye guhabwa icyubahiro. Gusa ariko yarakomeje asobanura uburyo igihugu cy'u Rwanda yacyakiriye, avuga yuko Nyamirambo nk'ahantu yabaye nyuma yo kuhagera yaje asanga ari ahantu hahindutse ijana ku rindi. Gusa ariko Dr Jose Chameleone ubwo yarasabwe kugira ubutumwa agenera guverinoma y'u Rwanda, niyazo yaje yashimiye perezida Paul Kagame no kuba yaratsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka 2024. Mu magambo yarageze ati ubutumwa no gushimira nyakubahwa Paul Kagame kubwo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba, kandi warakoze nyakubahwa gushyira iki gihugu ku rwego rwo hejuru kiriho. Imana guha umugisha abanyarwanda kandi njye ubwanjye nyakubahwa ndagukunda. Aya ni amagambo yatangajwe n'uwo bita Jose Chameleone. Benshi bagarutse bavuga bati Jose Chameleone uburyo yakira igihugu cy'u Rwanda, uburyo yagiye agitembera ndetse n'ahantu hose yagiye agera ndetse nabo bagiye bahura, ni ibintu bigaragaza yuko icyo umutekano yavuze cyo gihari. Benshi babigarutsemo bitangazamakuru, niba mwarabashiye kubona inkuru zituruka mu gihugu cya Uganda, benshi bamugarutse cyane bavuga bati umwe mu bahanzi bakomeye b'aba legend mu gihugu cyacu ari kugirira ibihe byiza cyangwa se ibihe by'akataraboneka mu gihugu cy'u Rwanda, ahategerejwe muri iki gitaramo kiri bube muri iri joro ryo ku cyumweru. Igitaramo gitegerejwe na benshi, igitaramo ubona ko kiraba gishyushye. Gusa ariko ku rundi ruhande umuhanzi ne namukomoje nkubwira yuko The Ben yari yahuye na Chameleone mbere yuko Chameleone aza mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu nawe yishimiye mu gihugu cy'u Buganda aho yahuriye no bita Diamond Platnumz, ndetse aho mu ijoro ryo kuwa gatandatu banahuriye mu gitaramo cyiza cyane. Igitaramo cye kirimo no bita Baby Cool, ndetse aho umuhanzi bita Jose Chameleone yongeye kwerekwa urukundo rukomeye no
n'uwo bita Diamond Platnumz ubwo yinjiraga kuri stage akaririmba indirimbo ye bita Valo Valo. Abantu benshi babigarutse cyane mu bitangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda, Uganda, Tanzania bavuga bati Jose Chameleone ni legend uwo muri East Africa. Gusa ariko na Diamond Platnumz hari amakuru avuga yuko yabikomojeho yuko yifuza gukorana indirimbo n'uwo bita Jose Chameleone. Avuga yuko yari yarabipanze mu minsi yashize ariko birangira bikomwe mu nkokora nuko uwo bita Jose Chameleone yaje kwibasirwa n'uburwayi bwamugejeje kure. Gusa ariko kugeza kuri uyu munsi akaba ameze neza, akaba yagarutse mu kazi ke kugira ngo yongere ashimishe abakunzi b'umuziki, by'umwihariko abakunzi b'umuziki wo mu gihugu cya Uganda. Nayo makuru nagira ngo tugaruke uyu muhanzi bita Jose Chameleone ukomeje kwishimira cyangwa se kuryoherwa n'igihugu cy'u Rwanda, aho yanatangaje yuko akunda perezida w'igihugu cy'u Rwanda mu buryo bukomeye. Ndagushimiye cyane twari turi kumwe nk'ibisanzwe ni Philox Aime, cyo ngusaba ni kimwe no gukanda subscribe ubundi tukajya tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. Nkwibutsa yuko amakuru nk'aya ngaya aryoheye amatwi n'ahandi uyasanga ni kuri Philox TV show. Kanda subscribe ubundi tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Ndagushimiye cyane.